Inshuti za Kamukama TV Rwanda, nanone ndaje ngo tuganire, ndaje ngo dufatanye guhana ibitekerezo kuri Kamukama TV Rwanda. Nshimira abakoze subscribe, nshimira abakomeje kuduha comments zabo, nshimira abatwereka ko basharinga ibiganiro byacu bakabisangiza inshuti zabo, abalikinga cyangwa bakabikunda. Mwese muri abo gushimirwa, muri inshuti nziza cyane. Uyu munsi mbazaniye ikiganiro cyiza cyane cyane ku basore ariko n'abakobwa bakiri bato bose turabiganiraho. Ikiganiro mbazaniye gifite insanganyamatsiko igira iti impamvu eshanu zituma abakobwa batinda kwemera urukundo. Impamvu eshanu zituma abakobwa batinda kwemera urukundo. Impamvu ya mbere, inshuti zanjye, impamvu ya mbere abakobwa batinda kwemera urukundo ni kwihagararaho. Mu by'ukuri igitsina gore baremanywe ikintu cyo kwihagararaho ku bijyanye n'amarangamutima, ku bijyanye n'urukundo. Ni ukuvuga ngo nawe ashobora kuba yaragukunze, ariko wamusaba urukundo ahabwira ati nzabanza mbitekerezeho, nzabyigaho, nzakubwira, nzagusubiza, mereza akanya. Ariko nawe yaratakaye mu rukundo, ahubwo ari cya kintu baremanywe cyo kwihagararaho, cya kintu cyo kwihagararaho. Batandeba ko nakunze, bagatekereza ko wabaseka, bityo akabanza kugira ngo ushyiremo imbaraga nyinshi azabyemere nk'aho wamurembeje cyangwa yakugiriye imbabazi, ariko mu by'ukuri nawe yarakunze. Abakobwa ibyo barabizi. Urimo uraseka kuko nawe ubizi, wa mukobwa we urimo kunkurikirana. Kandi ni byiza mujye mwihagararaho. Impamvu ya kabiri ni iyihe? Ni ntabwo bimurimo. Iyo ubonye yabyanze, hari igihe biba bitamurimo. Ntabwo iteka uwo ukunze nawe agukunda. Imana niyo igena urukundo. Ni ukuvuga ngo iyo ukunze umuntu ntabwo bisobanuye ko nawe ahita agukunda. Numubwira ugahozaho ukamubwira ukamwereka ko umukunda, ariko ukabona ni biza, menya ko bitamurimo, ubiveho ushaka undi. Iyo nayo ni impamvu. Impamvu ya gatatu ni iyihe? Bazi ko abasore batanyurwa. Ni ukuvuga ngo abakobwa impamvu batatwemerera urukundo, impamvu batabemerera urukundo mwa basore mwe ni iyihe? Ni uko bamaze kumenya ko abasore mutakinyurwa, mufite ingeso mbi. Akwemerera urukundo, ejo ukabubwiye undi, ejo ukabubwiye undi, ejo ukabubwiye undi. Yajya kumva warusabye Chantal, urusaba Jennifer, urusaba Janet, urusaba Jenny, urusaba Claire, urusaba Clementina. Avuze ati ariko ni ukuvuga ngo bamaze kudutakariza icyizere. Mwa basore mwe mureke twigarure, tugirirwe icyizere. Indi mpamvu ituma abakobwa batinda kwemera urukundo ni iyihe? Ni imyitwarire idahwitse y'umuhungu, imyitwarire itari myiza. Ukamusaba urukundo, ariko kubera uburyo asanzwe akubona, kubera uburyo asanzwe akuzi, imyitwarire mibi yawe, gushurashura, ubusinzi, umujinya, urugomo, za ngeso uzi ugira mbi, nta mukobwa wifuza kugira umuhungu w'inshuti umeze utyo. Nta mukobwa wifuza kuzagira umugabo umeze utyo. Ni byiza rero ko bigenda bite, ugira ingeso nziza, ukitwara neza, ukagira imico myiza, bityo nta mpamvu atagukunda. Indi mpamvu ituma abakobwa batinda kwemera urukundo, abarimo gukora isuzuma, abarimo kureba, gusuzuma imyitwarire yawe, gusuzuma ko ibyo wamubwiye ari ukuri, abarimo gusuzuma, abarimo gukora investigation, abashaka kumenya umusore ushaka ko dukundana ni muntu ki, iwabo ni hehe, bameze bate, bitwara bate, bagira imyifatire imeze ite, byose abarimo ushaka kubyitegereza. Ndabakunda. Mubonye impamvu zigera kuri eshanu zituma abakobwa
batinda kwemera urukundo abasore babasabye. Impamvu z'izo harimo ko bihagararaho, harimo kuba barimo gukora igenzura ryimbitse, haba harimo kumva ko abasore batanyurwa, hari ingeso mbi z'abasore, haba harimo no kwihagararaho bisanzwe. Yari Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda, ndabakunda ndabegereje, mukore subscribe, share and comments, Imana ibahe umugisha.